ibintu by'imvura z'ibyorezo byatangiye cyane cyane nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2015. Icyo cyago cyateganyirijwe u Rwanda, uburengerazuba bwose n'amajyaruguru, byateganyirijwe ibyago bituruka ku myuzure, uvuga ku mvura irenze urugipimo izana ibyago. Ubu ni ukuvuga ngo ibyo turimo ni ibyo turasarura ibijyanye n'ibyateganyijwe. Nabivuzeho ubushize yuko hari akaga kagiye kugwira igihugu, akarere k'ibiyaga bigari. Ubu rero ibintu birimo birashyirwa mu bikorwa. Ejo kuwa kane burasirazuba n'igice kimwe cy'amajyepfo ashyira burasirazuba nk'Ubugesera n'Amayaga hateganyirijwe icyo gice cy'u Rwanda cyateganyirijwe iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye, ariko twihanganisha abanyarwanda cyane cyane mu bice by'uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru bagize ibyago, bakaba bamaze gupfa abantu barenga 100 biturutse ku mvura yaguye yateze inkangu ndetse n'imyuzure muri icyo gice cy'igihugu. Pastor wabimenye? Nabimenye, nabaye cyane. Buri mwanya gusuhuza abakurikirana muri Kitabutse Official irigiye kuba ari amahoro, ariko nabahuye n'ibyago kaya karere kahuye ibyago bikomeye bibiza, kakaba kandi gahana umupaka n'akarere kavuga Ikinyarwanda ko muri Kongo naho kubarirwa n'ibyago harimo n'ibyo by'ibiza ndetse n'ubwicanyi bunyuranye. Bikaba bitohoza tukagira ko Imana y'umujuru ikomeze kuyikomeza kandi hamwe n'ibyo kandi tukaba tubona umwanya wo gusuhuza abamuzi n'abacunga bose uhereye ku bari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, hirya no hino kuri uyu mugabane wacu mugari kandi mwiza, abari hirya no hino ku yindi migabane igize umubumbe wacu, n'abari hirya no hino mu birwa cyangwa ku birwa bikikijwe n'amazi magari bavuga Ikinyarwanda. Mwese turabasuhuje, abanyarwanda n'abakize mwese n'abacyumva murimo turabakunda cyane. Twatse buri mwanya wo gusuhuza abarurira abanyamurenge ba Rwanda Phone of course, abafurero bahana bahangaza n'abashobi bahororo n'abafumira, kuko tubakunda kandi turabatagetinga bose kugira ngo tujye dusangira ubwiru bukomeye cyane Imana duhereye ubuntu kubw'amahirwe twagize yo gusangira ururimi. Murakoze. Pastor, tugiye kuganira ku gusohora kw'amage yateguriwe u Rwanda n'akarere. Ngira ngo niba abadukurikiye mwatwumvise mu gutangira mu mise ko twanavugaga kuri iki cy'abantu bahuye n'imyuzure mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'u Rwanda, mu duce twa Karongi, Nyabihu, Rubavu, Rutsiro, Burera n'ahandi za Musanze. Tugiye kurebera hamwe niba ibi bifitanye isano no gusohora kw'amage yateguriwe u Rwanda n'akarere. Turajya no mu gihugu cya Kenya na Sudani no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe amage yateguriwe aka karere muri rusange. Reka dusenge hanyuma turaza dutangira n'ikiganiro nyirizina. Pastor. Murakoze. Uhoraho Mana yacu, Mana idukunda kandi tuzi, yatubeshejeho kandi yatumye tuyimenya kubwo buntu buhambaye twagiriwe. Turagushimye, tugushimiye umunsi ko tugezeho, twumvise abacu bahuye n'icyago gikomeye ubuzima bukaburiramo, kandi benshi bakabutakaza ndetse abandi bakanakomereka, bari bagahomba umutunzi bukomeye bujyanye n'amacumbi yabo wari warabahereye ubuntu kuri iyi si. Turakwinginze rero kugira ngo umwami wanjye twebwe twe kwifata nkaho ari umukino cyangwa n'abandi bazumva ikiganiro kwifata nk'ibisanzwe, ahubwo tume batekereza ku byerekeye isi bariho batuyeho n'iherezo ryayo, hakurikijwe ibyo babonye n'ibyo bakibona ubu kugeza ubu ndetse n'ibitegerejwe imbere. Icyo nabasabira kandi mbingingira nanjye niyingingira no guhindurirwa abana b'Imana muri iki gihe kigoranye, bazashobora gutura mu bwami bwawe buteguye. Himbazwe kwita ku neza ikomeye byamara mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Ni ukuvuga ngo
ibibazo byawe waruvuze ikibazo cy'u Rwanda ikibazo cy'akarere kaduhere ku Rwanda rwacu aya mage arimo tugeraho kugira ngo abakurikira neza amateka y'ibibera muri kino gihugu n'akarere turimo bazi yuko ibintu by'imvura z'ibyorezo byatangiye cyane cyane nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2015. Uwo mwaka w'ibihumbi 2015 inama yicaye ihuza ibihugu byinshi bikomeye ishingiye ku muryango cyangwa ku muryango mpuzamahanga wa ONU yateganyije ibyago bikomeye. Wari minisitiri w'Ubufaransa icyo gihe yavuze ushinzwe ububanyi n'amahanga yavuze ikintu gikomeye muri iyo nama, yavuze yuko igihe kirimo kibasiga kandi bagomba gusohoza ibintu byihutirwa. Icyo gihe muri 2015 nabwo hatangiwe intego z'ikinyagihumbi ziravugururwa zari zaratangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Icyegeranyo nabonye icyo gihe niba ko kinafite ariko gishobora kuba kibitse ahantu nasanze harateguwe ibyago cyangwa imigabane 2 y'ibyago ku Rwanda, ko buri gihugu cyose gifite gahunda yagiteganyirijwe. Icyo cyago cyateganyirijwe u Rwanda uburengerazuba bwose n'amajyaruguru byateganyirijwe ibyago bituruka ku myuzure, uvuga ku mvura irenze urugipimo izana ibyago. Ubu ni ukuvuga ngo ibyo turimo nibyo turasarura ibijyanye n'ibyateganyijwe. Ni ukuvuga ngo burasirazuba n'igice kimwe cy'amajyepfo ashyira burasirazuba nk'Ubugesera n'Amayaga hateganyirijwe icyo gice cy'u Rwanda cyateganyirijwe kurwanywa hakwifashishijwe amapfa. Ibi rero bitubaho bigiye kuba dukanguke tumenye aho ibintu bigana kandi tumenye ko dukwiriye kwifata, kandi ko dukwiriye kwifata si ukundi nuko tumenye ukuri tukamenya n'ubuhungiro bw'abantu bose Imana yaremye. Muri rusange ibyo mvuze bijyanye n'uburi na porogaramu igomba gusohora mu bihumbi 2025. Iyo porogaramu yitwa Owning the Weather by Humanity cyangwa by the Scientific Community. Ni ukuvuga ngo abantu ubwo ariko suvuga abantu bose ni agatsiko k'abantu gatwara isi kuba gafite ubushobozi kuri icyo kintu cyo twita owning the weather. Mu yandi magambo kugenzura, kugira ubushobozi bwo kugenzura ikirere n'ibikibamo. Ni ukuvuga imiyaga, imvura, ni ukuvuga uburyo amazi azamuka ava ku isi akajya mu bicu akanyuma akagaruka nk'imvura, ibyo bita rain water cycle. Noneho ibyo bikatuma abantu bagira ubushobozi bwo kuba bakwifashisha ubwo buryo bushya bazaba bigaragara yuko bamaze kugeraho bakabukoresha nk'intwaro mu gihe cy'urugamba. Nicyo bita weather warfare. Ubu turi mu bihe byo kugerageza ibihugu byinshi byo mu isi. So u Rwanda rero ibi ngibi bivuga nuko nabisomye byarateganyijwe. Ababita ukundi cyangwa abagerageza kubibona ukundi, Yesu n'uburenganzira bwabo kubwo impamvu zinyuranye. Hari abavuga ati kubivuga cyangwa se kubikora biratera ubwoba cyangwa se biragira oya, no kugira ngo tubyitegure kurushaho. Ndibwira yuko n'abariya bene wacu baba muri meteorology bakora cyane bakaduha na gahunda batubwira kugira ngo tube maso kandi tubyo tugomba kwifata kuko babona imvura ari nyinshi. Ndumva n'ibigi barabivuze, ariko ntabwo tufata nkaho ari ibintu ntabwo ari ibintu biri ijoro. C'est new phenomenon, ni ikintu kidasanzwe kirimo gikorwa, kandi uko imyaka igenda irushaho gutera imbere bizarushaho kuba, kuko we are at war, turi ku ntambara yo kurwanya inyoko muntu hifashishije ibintu byose bishoboka kugira ngo umuntu ahure n'amage
ashobora kuba yanatakaza n'ubuzima cyangwa se bituma yashobora kuba yahindurwa umucakara mu buryo bworoshye kuko atagifite epfo na ruguru. Kandi ibyo byose birajyana n'umugambi mubisha w'umwanzi. So ku Rwanda rero icyo nicyo twabivugaho. Hari ikibazo kindi wenda cyambazwa ntacyo kivugaho. Ya pastor, hano umuntu yakwibaza ni gute ibi bintu ubyita fenomene idasanzwe. Tuzi ko kuva na kera mu mateka y'isi imyuzure, ibiza, inkangu n'ibintu bisanzwe, ariko guhita ubifata ukabihuza n'ibyo bya Millennium Development Goals, ukabihuza no kuvuga ngo amajyepfo ashyira uburasirazuba bw'u Rwanda bateganyirijwe ibi. Buri gice cy'igihugu kiba gifite ahibasirwa n'amapfa hamwe na hamwe na hera, ibindi bikagira n'ubutayu. Ibyo ni ibintu biri naturel, ibintu karemano. Ibyo ni ibintu karemano, ariko icyo nakubwira nuko ibyo bintu byongerewe umurego. Byongerewe umurego kugira ngo bibeho kuba bibi kurushaho. Kamwe nk'urugero, hari hejuru hari icyo bita ionospheric layer mu kirere, ionosphere cyangwa ionospheric layer ni icyiciro cy'imiyaga cyangwa imyuka iri hejuru y'amashanyarazi. Iyo myuka ni iy'amashanyarazi, ni ukuvuga ngo itwikiriye isi muri rwo kuyirinda icyago, kuko uri kwiteka yabikoze. Kuyirinda ubukana bw'imirasire y'izuba, ubukana bw'imirasire y'izuba cyangera ngo n'ikindi wenda cyashobora kugwira isi kikaba cyayikora nabi. Niko ntekereza Imana yabiremye. Ariko bifashishije umushinga witwa HAP, High Frequency Active Oral Research Program, mu magambo maremare. Boherezayo hifashishije icyo bita the Great Heater cyangwa icyo bita Ionospheric Research Instrument. Boherezayo amashanyarazi akubye ari hejuru kandi avuye ku isi, bakayashyira muri yandi, noneho yandi akaba umurengera, agatangira gutonyanga ku isi. Yatonyanze ku isi aje mu rwego rwo kwica abantu. Ayo rero ayo mashanyarazi, ibyo bintu birahari, bashobora kugikora muri ubwo buryo kuko barakimenye, no bakakifasha kugira ngo bakigire umurengera, kigire ingaruka mbi ku bantu. Noneho n'ibireo niko bimeze. Hariho indwara dusanzwe kuva kera zari hari ibibembe n'ibiki byose, ariko hari indwara bagiye bongeramo kugira ngo zikitwa ibiza, nubwo hari hasanzwe hari indwara zisanzwe, ariko no hari n'indwara zikorwa muri kino gihe tukazakira kandi tarabagaho mu mateka, nta nubwo tuzifitiye amazina mu ndimi zacu. Nk'ubu Ebola wayita iki mu Kinyarwanda, cyangwa Sida wayita iki mu Kinyarwanda? No, those are new diseases, kandi izo ni indwara z'impimbano. So bano bantu bafite ibintu bagenda bakora, kandi bamara kubikora bakatubwira ko ibyo bintu rwose niho buri cyo bitwaza, wenda n'ubucurama cyangwa se n'ingende zazizanye, cyangwa se n'abantu baryaga ibitera bazizanye, you know. Nigeze kumva indwara yitwaga imitezi yahozeho na kera, ariko hari ubundi bwoko bw'imitezi bwa togonoria bavuga ko ngo bwazanywe n'imbwa uzisambana n'abantu. So abagenda bazana ibintu n'icyo barebye bagashaka kundi kuntu bakita. Urugero, iyi ndwara yadukozaga hano yitwa corona, bavuga ko yaturutse mu bucurama. So umuntu aburi ibintu kuba bitwerera, ese ubucurama biri bwabagaho? The question is yes, bwabagaho, kwisi ibyo bitari byakabaye. So rero hari n'abazakubwira bati hari indwara bita plague mu Gifaransa bita plague, ya ndwara y'abantu benshi mu Burayi, muri Espagne ngo hehe. Yes, iyo yarabaye, ariko ntabwo ari nk'ibi ngibi. Ibi ngibi se kureba bibyurirana nk'ibirutsi wabyitiki, ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma pastor, ni iki kidasanzwe nyine kigaragaza ko mu Rwanda n'ubundi amapfa mu Bugesera yarateraga na mbere? Ni iki kidasanzwe umuntu yakumva yumvise ko mu Bugesera habaye amapfa? Kamaze mpere no kuri ibingiye biriho byabaye, naho za Kayonza ngira ngo abantu bagasuhukira muri Uganda na Tanzania. Ibi mu Rwanda abantu basa nkaho babimenyereye. Ibyo bintu byuvuze katuba duhere kuri ibingibi. Ntabwo mateka mu myaka tumaze twari twabona imvura
yaguye mu burengerazuba imeze itya n'abantu bangana bate kuba bapfuye. ariko mbere higize hapfa abantu bagera muri 49 muri 49 ariko wenda icyo gihe oya muri 2015 2015 urakoze njye nababwiye ko iyi gahunda yatangiye 2015 ariko nyine ukibaza uko abantu bagenda batura imisozi igenda irushaho gusigara ihanamye kandi uko imisozi ihanamye niko ishobora isuri ku imisozi ihanamye nta biti biriho biroroshye ko inkangu yaba kuki uri gushaka kubihuza niyo gahunda. Reka nkwereke ntabwo ari bwo bwa mbere abantu batuye muri buriya buryo. Secondly nk'imihanda n'ibiraro babikoreye canalization bifite amaburi y'amazi uko agenda ntabwo byakabe bitwarwa n'imyuzure. Abantu rero bo basanzwe ibyo ndabyemera bashobora gutura nabi bashobora kugenda bityo ariko bafite za ruhurura bafite n'ibindi bagiye bakora. Ntabwo rero amazi yari yakora ikintu nka kiriya ngo atware ibintu bingana kuriya icyarimwe cyane cyane ko ngiye nkubwiye yuko ibyo bintu mbere yuko biba icyo cyegeranyo narakibonye. Ntabwo rero ikintu kiri imaginary so ubuhanuzi so kuraguza no ne program yabayeho hariya mu burasirazuba. Rero katureka tusure mu burasirazuba byo wambazaga ubu ngubu uzi yuko ubu ngubu twakabaye twarasaruye imyaka cyane cyane imvura z'ukwezi kwa 10 no kwa 11 twakabaye dufite umusaruro ugaragara. Kuki twabuze umusaruro se? Ikibazo nuko ikibazo cy'imvura cyabaye ikibazo uburyigwamo bituma imyaka itera. Uzi yuko ubu mu kwezi kwa mbere twagushije imvura abantu ngo bagatera n'imyaka geze ejo waciye njye hari abantu basaruye imyaka ibigori byo bateye mu kwa mbere ariko basanga nta mpeke ziriho kuko birukase bashaka yamvura mu kanya gati imvura barayihagarika irongera kandi ubu ngubu biraje. Imvura yaguye muri season y'ubushize ntabwo se byaba ari ibigori imbuto itameze neza ko nanjye nza ahantu hano ku Muyombo bigize babaha ibigori ntibyaheka birera birakura ariko ntibyaheka. Ibi byarahetse rero ariko byicwa no kubura imvura. Yes byicwa no kubura imvura kandi ikindi cya kabiri nacyo gikomeye cyane ubu twakabe dufite ibyo kurya byinshi cyane nkurikije gahunda iriho kuko ubu hariho natubura none tugahinga ibigori mu myaka za 90 na mbere yaho mu Rwanda ntibigori ntibyahingwaga kuri scale izwi. Nukuvuga ibi kinyampeke cyari kizwi mu Rwanda cyo bita cereal food cyafashaga abaturage ifu y'imyumbati. Ubu nta nubwo ishobora gusustaininga abaturage nubwo kandi kera cyari ari ikintu cyari gihari. None imyumbati irahari n'ibigori birahari kandi ibigo mu buryo bwatura bwa kijyambere ariko ntibihaza abantu. Imiceri yarahinzwe mu bigo yari imirenzo y'ibijumba. Ubu ngubu harimo projet z'imiceri yo bita kigori yacu y'u Rwanda. Ubu ni haza banga. It's a very big problem. Kandi bimwe bikajya hejuru bikazamuka. Icyo wakibaza. Ese bataza kubaho n'indi ingamba zifatwa zo gutabara muri buno buryo. Abanyarwanda twakabaye twarasuhutse. Ariko ntabwo biri hano honyine. For example in Kenya abantu bitwa Samburu. Muri za Baringo n'ahandi hose. Aho hose abantu barimo bamwe bariyahuye abandi batungo yarabashizeho. Wenda iyi mvura nabo hari kiza gukora kugira ngo ugire ikiramira simbize. The same thing in Ethiopia na Somalia ahamenshi n'ibice bya Uganda nka za Karamoja n'ahandi. Muri Sudan urumva yuko abantu kwicwa neza. So rero iki iyi ni fenomeno tugire gutekereza. Dufite nk'ibisanzwe twaba dushaka kwisinziriza. Kandi ntabwo ari igihe cyo gusinzira, igihe cyo gukama. Navuze ko tuvuga no kuri Kenya kugusha ubukungu. Hari gahunda yatangiye kera Kenya barashaka kugusha ubukungu bwayo nimwe mu bihugu bikomeye cyane muri East Africa. Icyo cyose ntabwo ari icyegeranyo nakuye ahantu ahubwo ni gahunda ndeba yari yarateguwe nyuma ya corona. Yuko corona izasiga ibihugu bifite ibibazo bikazaba intandaro y'imyigaragambyo. Imyigaragambyo idafite ahishingiye. Era myigaragambyo ubundi imyigaragambyo uburyo bubiri. Hari icyo twita demonstrations. Akabona ibyo twita rioting. So demonstrations na abantu gukora ingendo bamagana mu mahoro ikintu kibi runaka cyangwa bashyigikiye ikintu runaka.
but riots izo ni icyo bita mob mentality, ni uburyo bwa kinyamaswa bw'abantu baba bameze nk'inyamaswa basohoka babona uburyo bitwaje ngo bafite ibyo bagaya cyangwa bashaka gufashwamo na leta, bagatangira gusahura no kumenagura ibintu no gutwika ibintu nk'ibyabaye muri Kenya ejo. Batwitse amabisi, hari n'ikamyo yari itwaye ibintu bivana mu Mombasa bitwara Kampala, iyo barayitwika. Noneho bagerageza no kumena ngo bapfumure kontineri babiri bamba bashaka ngo basahure ibirimo. So urumva ibyo si ukwigaragambya cyangwa si kugaragaza si imyerekano mu Kirundi, kugira ngo niho kwigaragambya sinzi ibyo ari byo sinzi ibyo bishatse kuvuga. Ni nko kwiyereka abantu, ubereka icyo akababaro ufite kugira ngo bakumve, baba ari abayobozi cyangwa se abatware, kugira ngo niryo jambo ryiza, abatware n'ibyo bayobozi nyangwa se byo, kugira ngo barebe neza icyo bagomba gukora cyangwa icyo babafashamo. Hanyuma rero niyo muri Kenya rero nicyo nabonye kirimo gitegurwa. Nabivuzeho ubushize yuko hari akaga kagiye kugwira igihugu, akarere k'ibiyaga bigari. Ubu rero ibintu birimo birashyirwa mu bikorwa. Ejo kuwa kane hateguwe indi myigaragambyo, nubwo leta ishaka kwerekana ko ibintu bidakwiriye kubaho. Ikintu cyantangaje nuko hafi nka 80% y'abavuga n'abasohoka, baba bandika, baba ibinyamakuru bikorera kuri murandasi, byose basa nkaho biri anti establishment, nuko bishaka kurwanya leta. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyo government imeze ityo itangira gukora mu buryo bwo kuba idafite control, ikaba yakoresha n'imbaraga z'umurengera. Izo mbaraga z'umurengera zikoreshejwe rero, imiryango yanyu imwe ibeshya ngo niyo uburenganzira bwa muntu irahaguruka, na ba nyir'ubwite baba barayishyize imbere bagahaguruka, ugasanga igihugu kirushaho kugwa mu manga. Icyo nicyo cyago cyugarije igihugu cya Kenya. Nibwira yuko gikeneye ubwenge no kumenya, kuko abantu benshi urebye abishyira mu myigaragambyo ni abantu ureba basa nk'abantu twagize ibibazo muri Afurika bikomeye cyane, byo kuba imijyi yacu yuzuye abantu bita bastards, ibintu by'ibinyandaro kubera ko kugenda babyaragura uko bashatse. None ugasanga imijyi myinshi nka Kinshasa ifite icyegeranyo mperutse cyavuye ko hari nk'abantu bagera kuri miliyoni abana batagira ababyeyi baba mu mihanda. Ibyo biri muri za Nairobi n'ahandi hose, cyane cyane nk'aho bitazakibura cyangwa Kibera, aho usanga hari abantu bandagaye b'urubyiruko b'abana bagiye bavuka batyo. So ibyo bintu bigenda bibaho, leta ntabwo byitaho, kuko igiye kubikora baravuga uburenganzira bwa muntu ngo abo ni abantu bafite, ariko cyo ni ikintu gikomeye cyane kiba kizazanira igihugu akaga. Abo ngabo nibo basohoka bakajya gusahura abantu, uburyo barezwe, uburyo babayeho. Iki ni ikintu gikomeye. Iyo kintu impamvu nkivuze ni uko abantu bakwiriye kugikangukira ikintu, wenda bagacura ubwenge cyangwa se bagashaka ubundi buryo abana baba bandagaye ku mihanda bakareba ukuntu barerwa cyangwa se bafashwa kugira ngo bazabe abantu bazima, uruta kuvuga ngo nta kigenda bariya baragize. Ariko bigaturuka no ku abantu uburyo babyara ubwabo, abantu bakagira amategeko y'uburyo umuntu akwiriye kubyara, kuki umuntu abyara adafite umugabo cyangwa adafite umugore. Kikaba ari ikibazo. Kuki usoma ubyara icyo byayo ukakijugunya kumva yuko bitakureba. No, ibyo rero bakwiriye kubihagurukira bakabitekereza. Niho kibazo, niho kintu iyi system itegeka isi ishaka kwifashisha kugira ngo ikurure icyago gikomeye cyane cyo kuzana amagi hifashishijwe abantu bitwa imburamuco. Mu Cyongereza bita ngo nihilists, of course n'abandi bita ngo ni atheists, abantu bahakana Imana yuko ibaho. Nuva niba abantu batagira umuco bari muri za kategori za mayibobo, bafatanyije n'abahakana Imana bari muri kategori za intellectuel, kuko nabo bemera yuko bavuga ngo nta Mana ibaho. Abo bose iyo bahuje rero bazazana akaga mu isi. Niyo mpamvu ibyo bintu tugomba kwivuga hakiri kare kugira ngo abantu babyumve. Abantu bari ku kibazo cya Kenya nagarukiraho, hanyuma nkavuga kuri Sudan aho tuvugira ubu ngubu. Sudan asa nkaho
umujyi abantu bawushizemo, ibitaro byarahagaze. Guhagarika kw'ibitaro ni ukuvuga iki? Abarwayi ntibafite aho bashobora kuba bavurizwa, nta miti iri mu mujyi, kandi ibyo biri mu hagati mu mutima w'igihugu. Niba biri mu mutima w'igihugu rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ejo nabonye baratwitse banki nkuru y'igihugu, barayitwitse. Imagine gutwika banki nkuru y'igihugu ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo si igihugu kizongera guhaguruka kiba igihugu mu buhe buryo? Ababaha amafaranga se n'abaha imfashanyo bazamenya bahera he? Kandi bari abantu urwego bagezeho, bari abantu barwana, sizi uko bashobora kwinyira bagahura bakavugana, kuko bakoze ikintu gikomeye cyane gikwiye no kubatwaza mu nkiko. Rero buri muntu ukora uko ashoboye akihambira ahari agahagarara kugira ngo akomeze kurindwa, nta warekura. Ibyo byose ni gahunda mu byateguwe, biriya bintu byazanye kiriya kibazo. Nibutse ko ari ikibazo cyo kubura umutsima, bikaba byaratewe n'iki? N'inzara. Bikaba byarateguwe yuko ibyo bigomba kubaho nyuma ya covid, yuko ibyo bigomba kubaho, hazaba ikibazo cya food scarcity. Cyo ni icyegeranyo mfite. Ibyo kurya bizabura, ubwikorezi buzahungabana, ubucuruzi buke bw'abantu bari basanzwe benshi bahuriyeho buzapfa. Noneho ibi ngibi rero birimo birasohora, ni ikibazo gikomeye cyane. Kandi ese biraganaye, hari gahunda se yo kubigabanya duhereye hese? Tekereza hafi mu bihugu byose ibihugu bihana imbibi na Sudan for example, bavugaga yuko byose n'abasudani aho guhungira ntaho, kuko ibihugu byose bakikije biri mu ntambara, usibye Egypt yonyine, Misiri na Kenya ku ruhande rumwe. Ariko Kenya ntabwo tukibara, nayo iri mu kaga. Iyo tubonye rero tuvuge Ethiopia, tukava Sudani y'Epfo, byo bihugu bihana imbibi nayo, tukavuga Kenya ntabwo igera kuri Sudani ubu ngubu, ariko kugera kuri South Sudan. Tukavuga wenda igihugu navuga bivuga nk'ibifite amahoro ni bibiri, ni nka Misiri cyangwa Egypt na Uganda. Ariko Ethiopia, Sudani y'Epfo ntabwo igeraho. Chad, Congo, Libya, ibi byose biri mu manje akomeye cyane y'intambara. So rero nkaba ntekereza yuko Sudani y'Epfo ubwayo ni intambara, Congo iyo situation imeze cyo tuba tuzarangiza dute? Ese twagira ryari uburyo twahura ibihugu byahura nk'ibihugu byigenga bifite amahoro noneho bikatekereza ku iterambere, aho kugira ngo buri gihe bireba akaga byugarije kari imbere, akaga kari imbere muri ibyo bihugu. Ikibazo rero gikomeye cyane, bikanyereka rero n'igihugu nka Congo cyo nakwimukiraho gifite ibyago bikomeye cyane by'intambara. Noneho intambara yo muri Congo gahunda ihari n'ubwicanyi bukorerwa abantu. Gahunda iriho nuko abantu bwabo bakomeza kwicana bakaryana. Cyo igihugu gifite ubutunzi bwinshi kandi gifite n'abantu benshi, ntabwo gishobora kwihanganira nuko abantu bakwicana, kuko hariho gahunda yo kureba yuko cyane cyane Kivu y'Amajyepfo abayituye bose bakwimurwa bagakurwaho. Hari icyegeranyo nabonye, ntabwo ari icyegeranyo, ni inkuru y'umupasitori w'umunyamurenge wagiye muri Amerika. Umuntu aramubaza ati, actually aramubajije n'umwe muri babakobwa bane ba Martin Luther King, arambaza ati baramukanya ko ari bagara umukristo bahuye, ati arambaza turuka he muri Afrika? Aramubwira ati nturuka muri Congo. Muri Congo kiye gice yamusobanuriye ko aturuka muri misozi miremire yegeranye n'inyanja ya Tanganyika. Yaramubwira ati ati mwebwe hari aho muri se uracyari wanyu? Uratise kubera iki? Ataho hantu haguzwe kera. Byumvikane biriya byago biri hariya mu Babembe, Abanyamurenge, Abanyero n'abandi, hatabayeho ubuntu bw'Imana, hashobora kuba hari undi mugambo hategurirwa kandi mubi. Ari nayo mpamvu abantu bagomba kuryana kugeza igihe bazarangirira, cyangwa se igihe bizaba babaye exhausted batabifite ubundi buryo. Ibyo byose tubivugira kugira ngo abantu babukanguke bamenye isi barimo iyo ari yo, kandi dushake n'ubuhungiro nyabwo. Imana yadushyize imbere, ishaka kudukiza ikadukura, ikatwimura, ikadukura muri iyi si, ikadukura mu yindi, ikadushyira ahandi. Niyo mpamvu abantu bicana muri za Ituri, aho kugira ngo abantu barebe ibyabaye, ahubwo bagafata ushaka kugira ngo azane amahoro barwanya nk'uko bagize Tom Rubanga. Ariko bari abantu bandi babayeho mu buryo
bwa Gihigi nk'inyamaswa bakodeko n'abandi ubu barimo barashaka no kubinjiza mu mutwe mu ngabo z'igihugu. Kuki ibyo bintu babikora batyo? Ese ubundi alternative ya kiriya kintu ni iki? Ntabwo ushobora kubyumva. Icyatuma cyazana amahoro ni iki? Ntabwo byakunda. Umwami wacu Yesu Kristo yavuze amagambo ashaka kugira ngo twumve muri Luka, kuko iyo duhuze ubuhanuzi tukabuhuza n'ibiriho, abashaka gukurikira guha agaciro Bibiliya n'ubuhanuzi bwayo batangira kuyitaho bakayimenya ariyo. Iyo bitagenze bityo baba bahemutse kuko nta kindi bahungiraho. Kuko umuntu arakubaza ngo ese ubwo bimeze bityo dukora iki? Cyo ni ikibazo buri muntu wese yakora. Hariho ubyumva bivuga ngo akabihinyura, akavuga turi aravuga ubusa. Hakabaho ubyumva bikamurya, akavuga ati yaba nagira ubushobozi ngo mukureho. Hakabaho n'ubyumva ari we cyane cyane ashaka kudiringa nawe, agashakwa ubuhungiro n'ukuri. Uwo niwe munyabwenge. Umwuka w'Imana gukozeho dusubira muri Bibiliya ikaba ritwigisha. Ijambo ry'Imana ndavuga ngo ubuhanuzi bwa Luka, ubuhanuzi bw'umwami wacu Yesu Kristo kubijyanye n'imperuka dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 21 duhereye ku murongo wa 25. Hari amagambo agira ati: kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara. Amahanga hasi azababara ngo bumirwe bumvise inyanja no muraba bihorera. Abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, uko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Twari tumaze kuvuga yuko gahunda kuva muri mwaka wa 2025 icyo bita owning the weather kizaba kimaze gusohora, yuko agatsiko gategeka isi kazaba gafite ubushobozi noneho bwo gukontorora uko tugomba guhabwa imvura. Ibyo tubamo gutera ibiti, gutera amashyamba si imbyanzi, ni byiza, ariko bari abafite ubushobozi no kuba watera ibiti ugatera n'amashyamba ariko ntibigire icyo bikumarira. Why? They control the weather. So kubera izo mpamvu rero dukwiriye gutekereza tukibaza niba abantu bashobora gukontorora bakagenzura ikirere n'ibigiturukaho byose n'imiyaga n'iki byose, n'imiyaga ihutera iva mu mayanja manini bakaba bayiyobya. Ibyo byose n'ibibazo bikomeye cyane dukwiye gutekereza. Rero ibyo Yesu yarabivuze. Yesu yaravuze ngo ku murongo wa 33 ngo ijuru n'isi bizashira ngo ariko amagambo yanjye ntazashira. Niyo mpamvu yakomeje agira ati ngo nuko ku murongo wa 28 ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwobura imitwe yanyu kuho gucugurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ahangaha iyi ni promise, ni isezerano ryagenewe abizera, abigishwa ba Yesu. Nibo babwirwa aya magambo, ntabwo ari abantu bose bisi cyangwa bari mu madini, unacyo ni ikinyoma gishobora kubaho, ahubwo ni abantu bari muri Kristo Yesu kandi bitendukanye nibo bagomba gucungurwa, nibo bahawe iri sezerano. Nkaba naboneraho umwanya rero kugira ngo uzumva ikiganiro wese ashake uburyo yakwiyunga n'Imana muri Yesu Kristo kugira ngo ashobore gucungurwa muri aya mage isi uburyo bw'umwe muri rusange irimo yerekezamo n'akarere kacu mu buryo bw'umwihariko aho twerekera. So Imana ribaho umugisha kandi bashoboze. Pastor, sinzi niba ibihugu byo mu karere nk'u Burundi ndetse na Uganda byo ntabwo bigize ubikomozaho, niba byo biri safe cyangwa bituje cyangwa bitekanye. Tanzania ntiwayivuzeho. Uyu munsi turi kubona ibiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twarebye ibiri mu Rwanda byahabaye, ariko umuntu yavuga ko ibyo bihugu byo bituje kuko uyu munsi haravaho igihugu kimwe hajyaho ikindi. Yes, ntabwo navuga yuko bituje, ahubwo navuga yuko habyo hari imbere. Niba tuvuze u Rwanda tukavuga n'ibindi nabo bafite ikibazo cyabo. Nk'ubu mu Uganda ibibazo bafite nabyo birahari n'uwo bitari byabakwegera cyane cyane mu rwego rwa politiki y'igihugu, ariko turacyabona ntabwo tubivuze kuko twarebaga ibigezweho none ahangaha, ariko nabyo biri imbere. U Burundi bufite ikibazo gikomeye cyane muri politiki y'igihugu kubera ishyaka riri mu kubuyobozi riri mu makimbirane y'abantu kandi bari mu nzego zikomeye. Hari abarimo buriya iyo umuntu yarakomeye akagendagira abantu bamwibonagamo, amaze kugenda nk'abantu nka 3 bakomeye cyane mu Burundi uhereye muri 2015. Bariya
ninde Hussein Rajab yagiye mwaka ki we yagiye ku ngoma ya Nkurunziza hanyuma witwa Niyombare rero uyu nguyu ubundi wagiye ubwo n'abandi hari abandi bameze batyo hari n'abagiye bafungwa n'abandi bagenda batekerezwa iyo ibintu bimeze bityo rero ntabwo bari byiza ariko kuba nta cyari cyaturika tuba turetse kuvuga ibintu tutari twabona ariko ngomba nkwibiyeho nkubwira yuko ibyo bintu byo bitari byiza. Tanzania buriya Magufuli yari yayifashije kuko cyama cya Mapinduzi yari ishyaka rikomeye yari maze kuvamo abantu benshi bararitaye bajya mu bindi bintu by'amashyaka akikije amashyaka atavuga rumwe na cyama cya Mapinduzi. Ibyo rero bikaba byari maze kuzana ubukeya bukomeye. Nyakwigendera Magufuli azana umwuka mushya abaturage basa nk'abagaruye mu cyama. N'uyu mugore n'uyu mama ntabwo bari babanyira kumuvanaho amaboko cyane cyane kubera shebuja uko yari ameze. Ibyo rero tuba tubireba kandi biriya bintu byabaye Magufuli yarazanye nabyo ubwabyo kimwe n'ibindi yaragerageza kurwana bituruka hirya no hino ni kuba byaramuhitanye niyo ntandaro imeze ityo kugira ngo organizing abantu bongere bakwibonemo ntabwo byemewe uri umuyobozi muri kino gihe cyane nuko ahubwo abaturage bakwanga urunuka ngo nibwo bibaye byiza kuko ntabwo uba ugifite backing no kuvuga ntabwo uba ugifite ushyigikiwe na rubanda uyobora ruba rutagiye kuba banzi kuri wowe ukareba rero uburyo ugomba kurucubya binyura muri uburyo bumwe muri ubwo buryo ni ibintu by'amashyaka menshi amashyaka menshi abayashyigikiye baransetsa ariko ntabwo nabarenganya kuko ni porogaramu badushyizemo icyaturutse i Burayi cyose tugifata nkaho ari ukuri kw'Imana ariko twamaze kumenya yuko ibyo bintu ari umugambi wo gusenya inyoko muntu. Dufite rero amashyaka Bibiliya iravuga ngo abami benshi ngo bazana amagomerane mu gihugu umwami rero agomba kuba umwe. So biriya bintu byo bazanye ngo baragira ugasanga abantu babonye chance yuko wenda leta ifite ibibazo by'ubukungu kandi biterwa n'abandi nanone bazanye iyo gahunda mwebwe bari muri opposition mukishima ngo no tugiye kubona uko tubavana ku ngoma nimavana ku ngoma mukora iki se natwe twicare muri ya ntebe then afterwards ngo tube twirira natwe byacu niko giye nicyo nzi igihe cyacu nikigera twarakuyemwa yacu none se igihugu nimutangira kukijera mutyo bizarangira bite. Niyo mpamvu rubanda rutuye Afrika cyane cyane rukwiriye gukanguka mukamenya uko dukwiriye kubaho nk'ibyo nabonye ejo abasore bo muri Kenya bari batuvuye aho bita Kibera bo bari bavuga ntabwo dushaka imyigaragambyo turashaka kubaho tukagira amahoro ariko bari bake ugereranyije n'abarwanya icyo ngicyo kubera iki se abadayimoni bari mu bantu bashaka ibibi nibo benshi kandi bafite ijambo. Pastor reka dusoreza aha niba nta kindi wongeraho. Nta kindi nakongeraho reka dushima Imana hanyuma tuyiragize. Imana yacu ikomeye uhimbazwe kandi uhabwe icyubahiro uyu munsi. Amagambo dusangije abantu cyane cyane ajyanye n'ijambo ryawe twinginze yuko bazabona ibi kandi bakumva n'ijambo ryawe bizabakangura bagafata icyemezo kidakuka cyo kugira ngo bahungire muri wowe Kristo Yesu muhoza abantu n'Imana. Shima kubibaza yuko wemeye kubikora kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Buretse nkashaka rero kugira ngo none mbwira abantu yuko ufite ikibazo kuri iki kiganiro dufite urubuga rwacu nomero zanjye za telefone nshaka kubaha ziraboneka kuri WhatsApp zikaboneka no kuri telefone ngendanwa arizo 0788 50 60 76. Ikindi no kubasaba kugira ngo mwiyandikishe muri benshi abazagerwaho n'ikiganiro kugira ngo muri mushobora kwakira ibiganiro igihe bisohotse kugira ngo byo kujya mucikanwa. Murakoze rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare